Reka nongere ngo ikaze kandi nkwifuriza ibihe byiza gukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV Nyagasani akomeze kuguhaza ibyiza. Muri iyi minsi rero hari amagambo abagezweho nka Kigali wisheya cyangwa se n'ibindi byinshi bigenda bigaragaza ko ubusambanyi bumaze gufata iyindi ntera, gusa hano muri Kenya rwose kwa Afande ntago bikora. Afande yishe bunyamaswa umupadiri nyuma yo kumufatira mu buriri n'umugore we, rwose ni inkuru yanditswe ku itariki 21 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 2:28 hamwe na Denis Nsengiyumva. Umupadiri w'umwangirikani yiciwe bunyamaswa mu mujyi wo muri Kapsabet rwose witwa Nandi, yishwe na ofisiye mu ngabo za Kenya KDF wamusanze mu buriri hamwe n'umugore we. Rev James Kemei w'imyaka 43 rero yari yasuye uyu mugore usengera mu rusengero rwa Saint Barnabas i Kapsabet, ari ninjoro atazi ko umugabo yamuteze umutego. Muri iryo joro rero uyu musirikare mukuru yageze mu rugo rwe, yinjiye mu nzu iherereye mu mudugudu wa Chepchengu rwose iruhande rw'ibitaro bya Mama Francisca, maze yihisha muri kimwe mu byumba umugore we n'umukunzi we bibanga batabizi. Afande ngo rwose yari yaraburiwe ko rwose padiri arari w'igihadahari. Umusirikare yategereje rwihishwa rero ko bombi baryama, hanyuma ava mu rwihisho abagwaho. Yabanje gukubita ikintu umupadiri atubwenge ntiyongera kunyeganyega. Afande wari warakaye yahise ahindukirira umugore we amuvuna ukuboko, hanyuma arangije atera imisumari mu rutirigongo rw'umupadiri. Abaturanyi babwiye ikinyamakuru The Stars dukesha iyi nkuru ko Afande yashyize rwose umugore mu mfuruka y'icyumba cyo kuraramo ubwo yicaga umukunzi we amukata imyanya ndangagitsina areba. Umuyobozi wa polisi ya Nandi Dickens Njogu yatangaje ko uwabahamagaye utazwi yamenyesheje abapolisi ibyo bintu ahagana mu masaa 9 za mu gitondo kuri uyu wa kane ushize. Uyu muyobozi yagize ati muri iki gitondo nibwo Rev Nina Abasi wa Saint Barnabas Pro Cathedral Provost yaje gutanga raporo ku mugaragaro ku byabaye. Abaturanyi bahise bajyana Rev Kemei ku bitaro bya Kapsabet byo ku rwego rwa 5 amerewe nabi, yoherejwe muri Eldoret aho bamenyesheje ko yapfuye ageze mu bitaro bya Top Hill. Umusirikare wa KDF rero yahise acika nyuma y'ibyabaye, maze abapolisi babimenyesha abamukuriye. Uyu mugore rero wakomeretse cyane nawe yaburiwe irengero kandi akekwaho rwose kuba yagiye kwivuriza mu bitaro byigenga kandi akaba atigeze abimenyesha polisi. Njogu rero yagize ati dufite amakuru make cyane ku byabaye kandi DCI yatangiye iperereza. Rev Kemei ukomoka rero muri Simati mu karere ka Uasin Gishu kandi rwose yari yarimuriwe muri paruwasi ya Sangalo mu burasirazuba bwa Mosopu avuye i Kapsabet. Icyakora yakomeje gutura i Kapsabet ari mu rukundo rw'ibanga n'umugore w'umusirikare wakoreraga Isangalo nko mu birometero 30 buri munsi. Katugushimire cyane no kubwo gukurikira inkuru zacu ziba zigezweho muri ako kanya. Nyagasani akomeze kuguhaza ibyiza, ariko ntitwagenda tutakubwiye nizi ncamake yuko Colonel Kayina yavuye imuzi intandaro yo kurebana y'ingwe na General Makenga yahoze yungirije. Aha rero naho baravuga ko Kagame rwose yaganiriye na Makoro mu muhezo rurinda abagitifu bane bari barahagaritswe mu kazi birukaniwe icyarimwe. Reka rero mu kanya tuze kugaruka tubagezeho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Reka tubishimire kandi rwose tubabwire tuti weekend nziza n'ibihe byiza. Ciao ciao.